Perezida, umukino murawunganyije na Gasogi igitego kimwe kuri kimwe. Twabonye ari match itari yoroshye ku ruhande rwanyu, mwishimiye imisifurire ko yagenze ko nagiyemo n'abakinnyi biramanta cyane mu kibuga. Iyo byose namwe mwari muri mu kibuga mwabyiboneye, nta imisifurire yagenze nkuko umuntu yabishakaga, ariko turibwe mwese murabibonye ko twibwe Kiyovu iribwe rwose. Nk'izihe action Perezida avuga ko ikipe ya Kiyovu yibwe? Twatsinze igitego cyiza, ariko bitsinzwe batanze penalty itavugwaho rumwe na benshi nkuko natwe twabirebaga. Iriya ntabwo ari penalty umusifuzi ari gutanga gutya gusa ngo atange penalty, iriya ntabwo ari penalty rwose. Turibwe, ariko imitegurire sinzi ibyo bita gutegura, ariko Kiyovu rwose turibwe, ntabwo nyizwe n'imisifuzi n'umusifure y'umunsi. Perezida, twabonye usa n'utumvikana n'umuyobozi mugenzi wawe w'ikipe ya Gasogi, avuganaga ibiki ko hari naho mwahagurutse mukabona ntabwo bimeze neza, byari bimeze nk'abashyamira? nta nubwo tuzumvikana, nta nubwo tuzigera twumvikana. Afite ibyo yoboye, ifite ibyo nyoboye, bidafite naho bihuriye, ariko ni mu rwego rwe. Ariko nawe arabizi neza ko nubwo nibwe, nawe arabizi, yabonye ko nta bushobozi afite bwo gutsinda Kiyovu. Ajya akoresha ibi ngibi byose akoresha, ariko ntabwo bizakomeza gutya. Nzi neza ko umukuru w'igihugu yavuze ko ibintu bizacika, kandi bizacika. Njye nzi neza ko bizacika, igihe kizagera bicike. Ntabwo imisifurire nk'ingi izaguma gutya ngo tubirebere. Kugira ngo ikipe ize mu kibuga bisaba ibintu byinshi. Abantu baba bashoye, tuba twatanze ubufasha bushobotse, tuba twitanze kugira ngo ikipe igere mu kibuga ikine, bisaba ibintu byinshi. Ariko kugira mu kibuga ukibwa gutya ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa. Ariko icyo nzi neza nuko nzi neza ko umukuru w'igihugu yabivuzeho bizakemuka, bizatinda ariko bizakemuka. Uratekereza ko ari mugenzi wawe wabigizemo uruhare kuko uvuze ko akomeza ibintu nk'ibi? Oya, sinabwo ni mugenzi wanjye, ariko mwese sinwaye muri kuri stade mwabibonye mwese, imisifurire murayibonye. Ntago ko atarangije umupira mbere si umusifuzi, ariko abonye Kiyovu igiye muri action ko yatsinda n'igitego, umuntu agiye gutera centre arangiza umupira. Ntago imisifurire yagenze neza muri rusange. Hanyuma hari n'ikindi kintu abantu bamaze igihe bibazaho, sinzi niba wadufasha kugiha umucyo. Turakwita Perezida, ariko nanone muri match ishize ya Rayon Sport hari undi muntu abantu bitaga Perezida, nawe mugenzi wawe Genaral. Haracyari ikibazo kibazwa, yajyanye n'abayobozi barige muri Tanzania, nawe urahanga Perezida. Iyi presidence imeze ite? Mudufasha kumenya iby'iyi presidence nayo tuyisobanukirwe. Kiyovu Sport ifite imikorere nyeka itandukanye. Ndi perezida wa Kiyovu Sport Association nk'uko natowe. Genaral ayoboye ngo company. Hari igihe kizagera bisobanurwa ibyo kunyumva, ariko nta kibazo kiri muri Kiyovu Sport mu buyobozi bwayo. Umuyobozi ubwo ni mwebwe, kuko ni namwe tuboye nyine muhagarariye ikipe kuri uyu mukino. Ndi perezida wa Kiyovu Sport. Voilà. Hanyuma ubwo kwaheruka muri Radio Rwanda ko yavugaga ko mushinzwe gukusanya imisanzu, mudufashe mu bishyireho umucyo. Birashoboka wenda ko mwa muri perezida ariko mufasha mu gukusanya imisanzu nk'uko yabivuze, ariko we avuga yuko company ari ifite Kiyovu Sport FC nka entity cyangwa nk'igikorwa navuga kibijyanye n'umupira w'amaguru. Ese nibyo Kiyovu Sport entity mukiye muri company cyangwa iri muri association, bimeze gute? Ntabwo numvishe neza ngo yavuze ko muri Radio Rwanda tumutumira Perezida Genaral yatubwiye ko icyitwa Kiyovu Sport FC ubwo ni ikipe y'umupira w'amaguru iyi nyine twarebaga iri gukina, yavuze ko yimuriwe muri company. Ubwo bivuga ngo ayoboye company ari ifite Kiyovu Sport FC. Mwe avuga ko muyoboye Kiyovu Sport Association ishinzwe gukusanya imisanzu y'abanyamuryango ikayitanga muri Kiyovu Sport Company. Ubwo ndibaza nimwe mufite FC cyangwa iri anda ya company, wenda tukaba tubifiteho urujijo, mudufashe gusobanukirwa. Iki kibazo bajije kiri primaire. Kiyovu Sport Association ihedinze ibikorwa byose bya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport Company ni kimwe mu bikorwa bya Kiyovu Sport Association. Ni kimwe mu bikorwa bya Kiyovu Sport Association. Ubwo rero ndumva sinzi ikindi ushaka kumazana ngo usubire bose twamwumvise. Hanyuma Perezida, ku kirebana n'abakinnyi batarabona ibyangombwa bigeze ibyo nk'abantu murebera ibyo bintu byose, urumva byose bibarizwa muri association, cyane ko association ibifite ibyo bintu byose ni nayo izwi na federation. Abakinnyi batarabona ibyangombwa ndakeka ko uyu munsi hari abo mwabonye bakinnye, barimo umusenegale n'umukongomani mutarimo mwakabonye. Hari n'ibindi turimo turashaka ko amafederasiyo yabo yatinze kudusubiza, harimo umunyangora Fofo batarabona ibyangombwa, nabo bazabibona nta kibazo, mu gihe gito bazabona ibyangombwa kandi bagiye bakinira cyane. Murakoze cyane. Perezida, kimwe kuri kimwe munganya n'ikipe ya Kiyovu Sport.
ni match mwakiriye gute ku ruhande rwanyu? Ntewe agahinda cyane gakomeye. Okay, maybe reka mbaze mfesariyo Kiyovu kuko niko kazikoze ntekereza ko gakomeye kuri Gasogi kandi ni nabyo yongeye kwandika amateka ku ivanye n'utari rimwe kuri Gasogi, felicitation kuri Kukulas ariko nanone mvuga nti commiserations ku ikipe ya Gasogi kuko yari ikipe nziza yakubise ipoto deuxième mi-temps mwabonye ibintu twakinnye kame mwabonye football moderne mes amis vrai ou faux? Journaliste il faut kwemera yuko twakoze amakosa yacu yo gushaka gukina ibije direct mu minota 20 ya mbere nikiza ko byatwiciye umukino kubwanjye ntari ko twakina muri style ariko deuxième mi-temps après change mwabonye yuko ikipe yaje ikora icyo bita gukoroneza. Kiyovu yaryamaga ukabona abantu bamwe bararyamye ukabona abantu barimo barajera umukino kuko ngo Kiyovu kino shaka gikomeye no makino kunganya bitwemera yuko Kiyovu imaze gutinya Gasogi ni nako kuri by the way vrai ou faux? Hanyuma mubaze ibindi nindo bivuze sans arme et sans arme atuye ko ibintu muri gukora bande wowe muraho muhuriye noneho mwahuriye Kiyovu yibwe mwebwe nk'abanyamakuru tuvugisha ukuri mwebwe nk'abanyamakuru ikipe yibwe nande ko yarukutse nimuyishimire ko yarukutse sirase tutabeshyanye ako umugome ninde uvanyeho amatara ariko nta kibazo ko ndi inzobe ndaburiya ndashaka amabwiriza ikintu kimwe mu by'ukuri ikipe ya Kiyovu yishimira inota yabonye kandi koko birakwiye kuko twayatatse ku buryo bushoboka bwose twabonye dangerous attacks zose zari za Gasogi. Icya kabiri mwabonye komite ya kabiri nibyo bavuga ngo Maripango yategereje uyu mukinnyi ari muri trajectoire y'umupira yamuteze igituza baro ya Orience agomba kujya undi araza gwamo gusa ndumva Eric kandi twatubizi ko Eric ni mekanike byasobanuka ko Eric ari gukora amakosa ntabwo ari umukinnyi mwiza ni mwiza physically ariko ntabwo ari mwiza technically ibyo ni ibintu twari tuzi yari nka script yanditswe Maripango rero yabi express honorable Maripango homme intellectuel homme intelligent homme mes amis Perezida mugenzi wawe Juvenal ndamenya nk'ubuhandisi ndabaha Juvenal ndabuhanda itamu ushaka umugenero Perezida wa Kiyovu ari we amaze gushyira mu mukino niwe wigize perezida wa Kiyovu association ariko hari ubutumwa wamugenera kuko avuze ko atakwemera ariko nka generali ngewe ndi owner sibyo investor nka generali yavuga iki imbere ya Gasogi yavuga iki imbere ya perezida KNC ombe wemvetsa plus de 400 millions uzi ko umujyi wa Kigali ukupiye Kiyovu itakongera no kubaho muzajye mwubaha abantu general respect my dear we spend money ntabwo ari ukuza kuvuga gusa amagambo mugiye kubara mu kodita general amafaranga ya Kiyovu ashobora atarenga miliyoni 10 uyu munsi general byabiteye agahinda wavuze ayo magambo niba batakubeshya abanyamakuru muramubeshyera please let me use what we call shame ntabwo icyo iyo respect igomba kubaho Haji Yusuf Mudaheranwa perezida KNC Integre bagomba kubaho maze gushyira prix de 1 milliard muri no mupira w'u Rwanda. What have I gained? General muzamubaze akora icyo bita forensic audit ni nashaka zabare ayo haye bomba gukina murebe icyo yashizemo aba bantu baza kuvugira umupira gusa bavuga bla 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 nk'aba general keep quiet kandi simwari mu president mu mashatari mu bigenze yari umushuti wawe ukuntu muri gusubiza ibyo bibazo n'umujinya mwinshi we ntabwo ari umujinya birasa neza na action twabonye ari muri tribune oya twarimo twiganira oya ntabwo baganira bafatana ariko nta bantu baganira bafatana perezida hari ibyemezo mwaba mutumvikanyeho wenda kuko nabonye usa no komeza kumusobanurira ibya penalty icyo ntemeraga nabwiraga general buriya hanikosa ryabaye hariya bari kureba umugaridiye ntagira ikiba nabibusobanura buriya iyo garidiye yaje muri action bakamugonga bene kariya kagera riba ari ikosa mwabonye yuko imisifurire make yagendaga hari ahantu amakosa yakorwaga bakirengagiza ku mpande zombi ariko nta gitangaza kiri mu Maripango ni umunyabwenge mwese ejo muzavuga muti honorable Maripango homme intelligent mwabyumvise mureke ibyo bintu byo kutubaha abantu ni gute umuntu yavuga ngo nabanyemera yakoze iki nta n'ikipe y'akagari general uyu nguyu yakoze